Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Ni Mama Zulu ugarutse, umukunzi wanyu. Ni ukuri aho muri hose, umuntu uwo ari we wese w'inshuti yanjye, umuvandimwe wanjye, inshuti yanjye, aho muherereye hose, yaba ari mu bihugu by'Uburayi, yaba ari mu bihugu bya Afurika, ahantu hose muri ndabasuhuje ndabahobeye, amahoro y'Imana abane namwe. Turagarutse rero ku kiganiro cyacu twasubitse ubushize, ni igice cya kabiri, aho twari turimo duhugurana tuvuga ngo dushyigikirane mu mirimo dukora, ya mirimo yacu ya buri gihe, ya mirimo yacu ituma tubaho, ya yindi ituma umuntu wese abasha kubona agafaranga. Nibyo twaganiriye, twavuze ibintu byinshi ntari busubiremo. Umuntu uza kugira amatsiko aze gusubira inyuma agenda arebe ibyo twaganiriye. Mbere ya byose rero ndagira ngo nsabe umuntu nkurikira ari mushyashya, gerageza ukore subscribe kuri iyo channel yanjye kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu ko dushyizeho ibishyashya byose uzajye uhora ubireba. Yes, nawe rero usanzwe undeba, ni ukuri ndakwishimiye. Reka nkwifurize ibyiza. Reka nkwifurize ibyiza, reka ngusabire umugisha uva ku Mana, reka nkubwire ngo ibyo utekereza gukora byose Imana nigushyigikire. Ndumva umutima wanjye ukwishimiye rwose muri iki gitondo. Ndagira ngo nkubwire ngo uhabwe umugisha mu byo ukora byose, icyo werekejeho amaboko cyose uhabwe umugisha. Reka mbwire wowe urwaye, umeze nabi, umaze iminsi iri mu bitaro, ndagira ngo nkubwire ngo kugera kure siko gupfa nshuti yanjye. Ihangane, urababaye uyu munsi, urimo uraribwa pe, ariko ni ukuri dufite Imana ibasha gukiza. Reka nkubwirire Imana yo mu ijuru yawe, nditubwire ikumva, imanure ikiganza cyayo igukoreho ukire rwose, ukire kubera Imana. Burya dufite Imana yumva gusenga, dufite Imana igihoza abantu bababaye. Aho uryamye aho ngaho mu bitaro, wakoze impanuka, ushobora kuba urwaye indwara za nyama zo mu nda zijya zitubabaza, ushobora kuba wabyaye bakubaze uri ku iseta urimo kubagwa, cyangwa se banakubaze uryamye hariya ureba akabebe kawe. Imana nimanura ukuboko kwayo ikore aho ngaho muri icyo gisebe aho bakubaze ukire. Ni ukuri ndasaba Imana n'umutima wanjye umenetse kugira ngo ibyumve igukize, wowe urwaye umeze nabi urembye, wowe ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, wowe ufite ikibazo cya trauma, wowe ufite ikibazo hari abagize stroke babaye pararize. Nifatanyije namwe mu kababaro, Uwiteka Imana yacu nimanukire kugukiza, yumve ububabare bwawe. Uwiteka Imana yumve ukuntu umerewe nabi, amanuka atabara agukize, kuko Imana yacu irumva. Hari Imana dusenga ikatwumva, hagera ikagukiza. Yewe reka nkubwire, ni ukuri reka mfatanya nanjye, dufatanye kwizera. Mbabara unyemerere dufatanye kwizera, Imana igukize ni ukuri. Nawe wishime, utaha usanga abana, niba uri umumama, niba uri umupapa, utaha usanga urugo rwawe, niba uri umwana mutoya utaha usubire ku ishuri. Nifatanyije namwe murwaye indwara zose zitandukanye, aho muri mu bitaro bitandukanye hirya no hino, byaba ari ibitaro byo mu gihugu cyacu, byaba ari ibitaro byo hanze, mwaba barabahaye amatransferi mwaragiye hanze kwibagisha indwara ziri mu mubiri. Ni ukuri Uwiteka Imana aho ari ndamuhamagaye ngo yumve gusenga kwacu, amanuka abakize. Namwe mugire amashimwe mu kanwa kanyu, muzavuga ibitangaza by'Imana. Numva umutima wanjye umenekera kugira ngo mbasengere kandi mbifurize gukira, hanyuma mugire ubuhamya, mugire ikintu muzajya mubwira abantu ko Imana hari aho yabakuye. Nawe rero muzima, uri muzima, nyemerera duhe Imana icyubahiro. Nyemerera aho uri, ntumve ko kuba uriho, kuba utambuka ugenda ari kubw'ubuntu bwawe, cyangwa se ari kubw'imbaraga zawe. Ntumve ko ari kubw'ubwenge bwawe, ntumve ko ari kubw'amafaranga yawe.
reka nkubwire kuba uyu munsi uriho uri muzima, nyemerera dufatanye dushima Imana, tuzamura amaboko tuvuge ngo Mana wakoze cyane kuba tubyutse turi bazima, uzamura amaboko uti wakoze cyane kuba twiriwe turi bazima mu bihugu bifite amasaha yacu ntabwo ameze kimwe, waba ubyutse, waba uri mu kazi, waba iwanyu haba ari nijoro, uri muzima, nyemerera dushima Imana tuvuge ngo Mana wakoze kuko ingingo zacu zigikora, twese ko turi bazima. Uwiteka nahabwa icyubahiro. Reka rero twongere tugaruke mu kiganiro cyacu, twaragisubitse aho navugaga ngo dushyigikirane mu mirimo yacu. Twavuze ukuntu tugomba kwirinda amashyari, twaravuze ngo twirinde ikintu cyo guca intege abantu bahagurutse bashaka ubuzima. Twavuze mbese mu ncamake uze gusubira inyuma uraza kureba uko icyo kiganiro cyari kimeze, nibyo twavuze mu minsi ishize, nta n'iminsi myinshi itambutse, ugerageze usubire inyuma ukurikire uko icyo kiganiro twagikoze. Twabwiye abantu ngo nibareke amashyari, bareke kujya bahimbira abantu inkuru kugira ngo yitambike mu murimo wa mugenzi we, yumve ko agomba gutwara umugisha we. Ibyo twarabivuze, twarabiganiriye. Wa muntu aho uri hose, nyemerera wirinde kwinjira mu migisha y'abandi, kuko buri muntu wese afite uko Imana yamugeneye. Wikwitambika kugira ngo mugenzi wawe abure ibyo kurya, wikwitambika kugira ngo mugenzi wawe areke kubaho kubera wowe ujya guteranya uvuga ngo uyu muntu ntimumuha akazi, uvuga ubeshya ngo uyu muntu ntagituye mu gihugu cyangwa hari n'abavuga ko bapfuye. Hari witonda akihandagaza akavuga ati kanaka uwo yarapfuye kera nta kibaho. Ubwo ni mu bacuruzi, aho ujya kugura umwenda wakwinjira mu iduka bati se umuntu wakoreraga ari he, wenda yarimutse yaragiye ahandi hantu hafi aho ngaho, atereka da ati uwo muntu uvuga yapfuye kera. Murumva ko iyi si irimo abantu bafite ibibazo, iyi si irimo abantu bafite amashyari. Reka ngusabe inshuti yanjye, twese turi muri iyi si turi abagenzi, twese turi muri iyi si atariho tuzaramira, siho tuzatura. Twese turi muri iyi si turi ibyondo, twaremwe mu ibumba, twaremwe mu byondo, twaje twambaye ubusa, tuzasubira mu ijuru cyangwa se n'ahandi mu iherezo ryawe uzasubirayo wambaye ubundi busa. Bivuga ngo rero gerageza wige kubaho neza, kubana n'abandi neza, ubanire abantu neza, ntubagirire amashyari. Gerageza ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, gerageza ntube mpemuke ndamuke. Uyu munsi ushobora kuriganya umugisha wa mugenzi wawe, ariko ukagenda ukamara nk'ukwezi kumwe niyo yaba ari 5,000,000, ugasanga mu mezi 5 mu myaka 2 za 5,000,000 ntukizifite. Ibyo rero ntibikaguteranye n'umuntu, ntibikaguteranye n'umuvandimwe, ntibikaguteranye n'inshuti, yewe ntibikaguteranye n'umuntu utazi. Ngo ujye aho witambike, ujye hari uvuge ngo kanaka nta kiba mu gihugu, wakampaye ako kazi ko nanjye ngashoboye. Ndagusabye inshuti yanjye aho uherereye, please rekeraho, babarira ushyiraho akadomo, wige kubaho, usaba Imana kubaho neza utanduranyije. Reka rero tuganire nanone, dukomeze ikiganiro cyacu tubwira abantu batanga akazi nabo tugire amahugurwa tubaha. Yewe muntu utanga akazi, yaba ari kampani ikomeye, yaba ari akazi ko mu rugo, yaba ari akazi nk'uko nagatondaguye mu minsi ishize, emera ugerageze uwo nguwo uhaye akazi umuha agaciro, kuko nawe ni umuntu nkawe, nawe ni ikiremwa nkawe, nawe yaremwe umubiri ufite niwe afite. Kuba warakabonye, hari benshi bashoboraga kuba bicaye kuri iyo ntebe, cyangwa se hari abatambutse bavuye kuri iyo ntebe, nawe ubwawe ushobora kuyivaho hakajyaho uwundi. Nyemerera ubahe umuntu umukoresha. Nyemerera ubahe umukoresha nshuti yanjye. Ahari uyu munsi uwo nguwo urimo usuzugura ashobora kuzagira gute? Nawe kuzaguha akazi mu kindi gihe utazi, cyangwa se umwana we ashobora kuzakugirira neza, azakugirira neza cyangwa agirira abagukomokaho neza. Nyemerera wubahe abantu bose ukoresha, ubahe icyubahiro kibakwiriye. Ntukarebe umuntu ngo umusuzugurire mu mafaranga, ntukarebe umuntu ngo umusuzugure ngo nuko umuruta uri hejuru. Nyemerera, kuko twese twavuye ahantu hamwe tuzasubira ahandi. Numara gutekereza yuko icyo kiremwa muntu kiri imbere yawe cyaje kugusaba akazi, numara gutekereza ko mwese mwaremwe mu ishusho imwe, mwese muri abana b'Imana, mwese mwaremwe
mbese muri icyondo kimwe, muri ibumba turi icyondo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yego, twavuye mu itaka. Niba tuvuye mu itaka tukabumbwa, Imana ikaduhumekeramo, tugahumeka, ntacyo wowe undusha, nanjye ntacyo nkurusha. Ushobora kuba undusha amafaranga uyu munsi, ariko aho tuzajya ari hamwe. Banza utekereze ku iherezo ryawe. Banza utekereze ngo ese uyu muntu usuzuguye ntahaye agaciro, uyu muntu mpaye akazi nkamusuzugura, ese njyewe ndemye mu byuma, ese ndemye muri beto, ese ndemye mu mabuye y'agaciro? Numara gutekereza ibyo ngibyo, bizaguha kubaha wa wundi wahaye akazi, wa mukoresha we. Bosi bacu badukoresha, nimutwubahe kuko natwe turi abantu. Yes, nyemerera utwubahe kuko nawe wageze aho ngaho, hari uwundi wahakugejeje, yakuhaye icyubahiro, yarakubashye, arakubwira ati ngwino nkwereke inzira unyuramo kugira ngo ubone amafaranga. Uwo muntu yarakwiyegereje, ntabwo yagusuzuguye. Uragiye ugeze aho ugera, umaze kugera aho ugera, gutangira kwirata ku bandi bari hasi yawe. Ibuka mukuru wanjye, ibuka muvandimwe wanjye, ibuka mama, ibuka papa, wibuka aho wavuye. Shuti yanjye, umbabarira, utega amatwi. Numara kwibuka ko nawe wari umeze nk'uriya, wari uri hasi, biguhe guca bugufi no kumwubaha no kubona ko nawe ari ikiremwa muntu. Mana we, hari igihe rero mbona n'ukuntu mbibabwira, hari igihe mba numva navuga cyane, hari igihe mba numva narira. Mana, reka mbabwire inshuti zanjye, mureke twubahane, kubera yuko aho ngaho uri wahageze, hari aho wari uvuye hatari heza, ariko Imana irabireba, iravuga iti reka uriya muntu mugirire neza. Niba waragiriwe neza rero nawe ugirira neza abandi. Mwa babyeyi mwe, mureke twubaha abakozi bacu dukoresha mu rugo. Umukozi wawe, muzibuke iyo umukozi utamufite mu rugo ukuntu bigorana. Nyemerera umuhe icyubahiro, musangire ibyo watetse. Ntugire inkono yawe ngo nawe agire inkono ye. Hari ngo nagiye numva, ngiye nkumva birancanze, nkavuga nti umuntu ashobora kuba atetse inyama cyangwa se amafi, umukozi ntarye kuri ayo mafi, ntarye kuri izo nyama. Ukumva ngo umukozi yariye ibishyimbo, na cyane cyane ko nabyo bisigaye binahenda ahubwo muri iki gihe. Wakwihanganye kw'ibyo kurya ari iby'inda, kandi inda byose bizashirana nayo. Waretse gucumuzwa n'ibyo kurya bijya mu nda koko, wa mubyeyi we. Inyama ariye zingahe nizo zikubuza kurya ugahaga inyama zawe? Nshuti yanjye, wa mubyeyi we, ndabasabye mureke mbabwire, iki kiganiro nakise ngo duhugurane mu tuntu n'utundi. Hari ibintu byinshi cyane mu buzima bwa buri munsi nzajya genda dukomaho tuvugaho, ahasigaye murebe ngo Imana iratugirira neza. Wakwihanganye ugasangira n'abo mubana ibyo mufite byose. Ngo imbuto ziraribwa n'abana nabyaye, ngo amata aranyobwa n'abana nabyaye, ngo wakwihanganye igikombe kimwe umukozi agiye kunywa cy'inusu ya litiro nicyo kibuza abana kunywa amata? Mama, ahura untega amatwi, umbabarire unyumve. Niba waguze amafi 7, ifi imwe mu mafi 6 asigaye irakubuza kurya ifi ngo wumve uhaze. Ni ngombwa ngo ibi rero nasanze ari ukudaha agaciro uwo mukoresha wawe. Nasanze aho bipfira ari ukutubaha umukozi wawe, kuko ntacyo bitwaye gufata ibyo inyama zingahe, intongo zingahe, gufata ifi imwe mu mafi angahe ugahereza uwagutekeye mugasangira. Nabonye ntacyo bitwaye, ahubwo biri muri ya myumvire yo kumva ngo ngewe ngo uyu nguyu ni umukozi wanjye, ngo nta mpamvu yo gusangira nawe, ngo abakozi. Wakwibutse ko nawe wabitetse? Niwe wabitetse. Ndagusabye ngo, ndakwinginze, wahuri wa mubyeyi we, wa mukoresha we, wabura n'umusiribateri, gerageza uha agaciro umukozi wawe. Abashefu rero nabo, izo za ruswa mwaka z'ibitsina, ndagusabye ngo iha agaciro, gerageza wiyubahe. Uwo mwana w'umukobwa ushaka kwambura ubusugi, uwo mwana w'umukobwa ushaka gutesha agaciro, nawe uzabyara. Uzibuke nujya gutekereza gukorera icyo kintu uwo mwana, uzibuke ko nawe ufite abana b'abakobwa
cyangwa se b'abahungu, reka tuvuge abakobwa, uzibuke ko umwana wawe hari igihe kizagera akajya gusaba akazi. Ese uzishimira yuko uwo yagiye gusaba ako kazi, uzishimira yuko azaryamana nawe? Icyo utifuza ko utakorerwa ntukagikorera abandi. Ndagusabye inshuti yanjye, shefu aho uri, mwebwe abashefu babita abacifu, abandi abashefu, abandi ngo ni ababose, abandi ngo ni ba mabu databuja, reka nsabe ngo icyo utifuza kukorerwa ntukagikorera undi. Ufite umugore wawe washatse, niba uri umusiribateri uzashaka, cyangwa se ufite girlfriend, please gerageza udiringe n'umugore wawe, gerageza udiringe na girlfriend wawe, ariko wirinde kwangiza umwana ngo aje gusaba akazi, ngo kugira ngo abone akazi ngo nuko abaza ubanza ukamubona ubusa. Birababaje. Ibuka neza yuko nawe ubyara, ibuka neza ko ejo bundi nubwo utwana ari dutoya bazaba babaye inkumi, barebwa na buri umwe wese atambuka bakarangaza abantu. Wibuke, reka ngo usabe ngo iyubahe ukabyara we. Abashoferi mutwara amakamyo ajya hanze mu mahanga, uyu mubiri tugendana nubwo muvuga ngo uraruhije, ariko hari uwugenga, nitwe tugomba kuwumanaginga. Ukamenya ngo eske iki cyumweru ngiye kumara mu mahanga, ese ashobora kwifata? Wumve ko kwifata bishoboka, wumve ko umubiri utakurusha ubwenge, kuko uyu munsi ushobora kwibeshya ukajya kuwandarika hariya ukahakura icyo bita imbwa yiruka, mu Kinyarwanda niko bavuga, ukahakura imbwa yiruka. Ugasanga ukuyemo ikibazo utazigera ubwawe wenyine ubasha kukikuramo. Wifashe byagutwara iki? Imagine ko umubyeyi, wenda tuvuge uri umugabo, ugiye hanze, ugiye kumarayo ukwezi, noneho ndashaka ngo mu bwenge bwawe wimagine ko muri uko kwezi uri bumare hanze, imagine ko byaba bisa naho uri mu rugo, umubyeyi, umugore wawe yabyaye. Noneho byimagine uvuga uti okay, ndagiye mu mahanga, ubuse ndifata gute ko numva umubiri unaniye? Ufata ukomeze ubishushanye nkaho uri mu rugo, umugore wawe amaze ukwezi abyaye, ukavuga uti kuko umugore ubyaye, namwe murabyumva abantu bakuru, umuha igihe cyo kugira ngo akomere. Imagine ko rero uwo mubyeyi, mbese ishyiremo mu bwonko bwawe ko uri mu rugo, uri kumwe n'umugore wawe, utabasha gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, wifate wikarume, kubera ko umuntu wagiye hanze kuvayo biragorana. Ndagusabye wa mushoferi utwara amakamyo, iki kiganiro manange numva ari nabirebera, hari ubwo nzakora n'igice cya 3 simbizi, kuko ni byinshi byo kuvuga. Ndagusabye ngo niba uri umushoferi utwara ikamyo, ukaba ufite umutandiboyi wawe aho inyuma, mbabarira niba uguze iji n'uwo muntu uri inyuma yawe umwibuke, kuko nawe ni ikiremwa muntu. Erega imigisha tuyikura heheze? Ko imigisha tuyikura mu byo dukora. Niba ubibye usohoye amafaranga ukagurira uwo mutandiboyi wawe, Imana irakwishyura, iragukubira. Hari ibintu abantu mutajya mumenya. Wimwibeta ngo ugere hariya ngo wumve ko warya ako kabrosheti keza, ngo wa wundi asigara inyuma mu ikamyo yawe. Ibuka ko nawe ashonje, ibuka ko nawe ibyo arimo akora ejo bundi ari we ashobora kuba bosi wawe. Erega bucyana yandi, hari igihe ari we wazakubera bosi, cyangwa akabera bosi umwana wabyaye. Shuti yanjye, uwo mutandiboyi muha agaciro, mwibuke, ibuka ko nawe ashonje. Wenda yatangiye akazi ntarabona n'ibihumbi 2 ku mufuka, nibwo agitangira. Mwiyegereze, umugirire neza, umuhe icyo kunywa yagize inyota, umugaburire yagize inzara, abone ko nibura afite bosi mwiza. Kubera yuko ibyo dukora, nuko ngo ibyo tubiba biragenda bikadukurikirana, turasarura, turasarura, birakugarukira. Ndibuka rimwe hari umuntu nigeze kugirira neza, reka mbaho ubuhamya gatoya. Reka mbaho ubuhamya gatoya, uwo muntu arahari, rimwe nzanamuzana dukorana ikiganiro. Nigeze kuba kera muri 90 ni nko muri 97 n'umunani aho ngaho, ndibaza nagize gutya, nari nturanye n'umuntu
babandi twitaga kera babitaga abapagasi, mbese hari umuntu wishakashakira wubaka wakoraga ibintu by'ubufundi, noneho mbese akaba ari aho ngaho ari umuntu nyine utifashije, reka mbyiteho umukene. Noneho icyo gihe nari muzi twari duturanye, uwo muntu ngerageza kumwereka urukundo, ngerageza kujya mwitaho. Umutware wanjye yaba afite imyenda nkamuha, yaba afite inkweto nkamuha. Uwo muntu nzamuzana umunsi umwe, atuye mu Mutara, ubu ngubu ntabwo ari muri Kigali. Hari igihe nzamuzana tugakorana ikiganiro, reka babwire ineza ahantu umuntu ayisanga, ukuntu burya ugira neza ukayisanga imbere. Uwo muntu yaje kugira ikibazo, yaje kubona akazi, abona akazi k'ubufundi, niba yarakoraga ubuyede, niba yarubakaga, muri make bari barimo bubaka inzu. Noneho ya nzu igira gutya irabagwira, ibagwiriye imugwa ku maguru. Noneho babajyana kwa muganga, babajyana RCHK kujya kuba nyine bafite batwara mu modoka, babajyana CHK, bamushyira muri urgence, bamushyira mu bitaro. Amaguru ye yari yagize ikibazo cyane mu buryo bukabije, cyane cyane kumwe kwagize ikibazo cyane bikomeye, ku buryo kwaviremo n'ubumuga. Kwavuyemo ubumuga kuragangarara, agenda gutya nabwo guhina, we agenda gutya, mbese atambuka ukuguru guhinya kudahina, niho haviremo ubumuga. Uwo muntu rero amaze kugera ku bitaro CHK, yaje kuko namugiriraga neza, nabafite ibyo kurya nkamugaburira, nabafite ibidatetse nkamuha nawe agateka, mu gutwara yaba afite imyambaro tukamwambika. Twagerageje kumwereka ko nyine urukundo, kuko twamurushaga ubushobozi. Uwo muntu ageze mu bitaro amarayo igihe kinini cyane, amazeyo igihe kinini cyane. Icyo gihe nduva yari amaze nk'ukwezi atekereza, noneho nkajya ashakisha wa muntu twagiriraga neza, simubone. Avuga se uyu muntu yagiye mu cyaro, si umuntu yagiye atanadusezeye, bikanyobera. Avuga se uyu muntu byagenze bite? Ntabwo ushaka kuvuga izina rye, naza azabibwira, kuko nduva nzamuhamagara tugakorana ikiganiro. Noneho bikanshobera, nkavuga se mana yanjye, uyu muntu yagiye hehe? Nkajya mu mutware wanjye akajya ambaza ati se uyu muntu yagiye hehe? Nshuti zanjye, kumbe amanitse amaguru CHK, ngewe ntabyo nzi, nawe yabuze ukuntu abimbwira. Sinzi ukuntu yaje kubona umuturanyi wacu ari mu bitaro, agiye gusura umuntu mu bitaro, amuntumaho atuzajye numbwirire wa mubyeyi. Ngewe ubundi banyitirira umwana wanjye Mama Zulu, ntabwo ari umwana nabyaye. Mama Zulu ni indirimbo banyitiriye z'Ikizulu, naririmbye mu ndirimbo mu njyana y'Ikizulu, nambara bya bindi by'Abazulu, niho havuye izina rya Mama Zulu. Ariko ubundi banyitirira umwana wanjye w'imfura. Nawe nanjye ko ngo mama, ngiye kumuvuga izina rye, reka mbyihorere. Aravuga ngo mama kanaka aracyatuye hariya mutuye. Undi ati mumbwirire ko nagize impanuka, ndi hano muri urgence, azaza nsure. Umwuka byaramwe n'abantu mu muryango wangiriye neza, ntabwo bamenya ko narwaye ngo bareke kunsura. Uwo muturanyi rero yaraje yirukanka ati yewe, ati hari umuntu wakuntumyeho wagize impanuka y'imizimu iramubwira, amanitse amaguru CHK. Ntayiwe ni mana we, nubwo disi ni kanaka, nangiye kumuvuga izina nanone, nubwo disi ni kanaka, ntayiwe. Nahise ndirukanka njya CHK, ndangije ndagenda ndabaririza umuntu uri hano witwa gutya na gutya, abaganga baramunyereka. Arangije arambona ati mama kana, ati uraho, ati narapfuye nanga kuva ku isi. Ntayiwe, nese nuko wabaye yo. Nuko kuva icyo gihe rero ngerageza kujya musura, nkagerageza kujya mugemurira, nagira ubushobozi nkamugemurira, gutyo. Aza rero kuva mu bitaro arataha, atashye ajya mu cyaro cy'iwabo, ajya mu cyaro nabwo ntabizi. Noneho haragenda hashira imyaka, twaje kongera guhura mu mwaka wa kangahera, mu mwaka wa 2000, ese burasi nka 2005 gutyo na 6 ndibaza. Nza kujya gusura masenge wari utuye mu Mutara za Matimba. Noneho ngiye gusura masenge, nari ndi kumwe na mama wanjye umbyara, ndi kumwe na mukuru wanjye. Tuza kuva muri bisi, nyine tuvuye muri bisi tugejeje muri ako gasantere aho tuviramo kugira ngo tujye kwa masenge. Noneho duhita dufata umuhanda w'igitaka werekezaga mu cyaro aho ngaho kwa masenge. Noneho mu gihe turimo dutambika uwo muhanda, sinkanamenye ko aturanye na masenge, nabyo sinari mbizi.
noneho mu gihe dutambitse uriya muhanda w'igitaka tujya kwa masenge, uko tugenda mbona umuntu aturuka hirya, kuko umuryango wanjye wari umuzi, nabo bari bamuzi kuko bamusangaga iwacu, nari naramumweretse bakuru wanjye, musaza wanjye, bose ifamiye yanjye yari imuzi. Noneho mbona umuntu aturuka hariya agenda ahinyagurika akaguru kameze gutya, ndavuga hakuriya muntu wose kanaka. Uko agenda ndavuga nti uriya muntu ndabona, uko agenda twegera, noneho nawe uko tugenda tumwegera akagenda avuga ati urasima makanaka. Mbese twese tugenda twibazanyaho, tugiye guhura gutya tubona, njye mbona niwe, nanjye nawe abona ni jyewe. Turahubirana, turaterurana, muraho neza, ninanize ko wapfuye, nawe atayiwe ati mama uracyariho cyane. Mwami Yesu, murumva ibitangaza biba byarabaye. Ubu se nshuti zanjye, iyo nza kuba naramugiriye nabi tukamusanga kuri icyo cyaro, ampisi aturanye na masenge, byari kugenda biti? Ati ngwino, njyana iwabo, anyereka abashiki be, arampresenta, aravuga ati uyu muntu yangiriye neza, ati uyu ni umubyeyi mwiza, ati uyu ni umubyeyi w'Imana, hafi kumpeka. Yewe arantambagiza icyaro cyose, agenda mvuga yasaze, twese twasaze, nyamarira njyewe yatakaye, nturacyariho, narakubuze. Mbese ibintu bimeze nshuti yanjye, mwumvi neza. Maze mu gutaha tujyana no kwa masenge, baramenyana ko banaturanye. Mu gutaha si ukumpakirira yewe ibitoki, ubunyobwa, ibijumba, bya bintu byose uzi bahinga. Ese ubwo nshuti zanjye, iyo nza kuba naramuhemukiye, si amabuye aba yaravugiye hariya, ntaba yaramvugirije induru ati dore wa mugome, dore wa wirata, dore wa murozi, dore wa munyamahane, dore wa mugore wangiriye nabi, ngahura n'ikibazo mu cyaro. Nshuti zanjye, nimureke twubahane, nimureke twubaha abari hasi yacu, tubaha agaciro, mureke duha agaciro abakozi bacu dukoresha, mureke duha agaciro abaza batugana badusaba ubuzima. Nukuri nicyo ngicyo, mureke ndangiriza aha ngaha. Umva ni byinshi sinabivuga ngo mbirangize, ugiye kuvuga ku bijyanye n'iyi topic twanamara n'icyumweru tutarayirangiza. Ariko munyemerere nsoreze hano, mbabwire ngo Imana ibaho umugisha. Ababanye nanjye mwese mwibuke mukore like na share, musharing, ndetse mujye no hasi muri comment muduhe ibitekerezo. Ahasigaye ubundi tuzajya dukomeza tubane. Imana ibagirire neza, Imana ibaho umugisha, mugubwe neza aho muri hose. Bye bye.